twongeye kubasuhuza. Icyo twakongera kubabwira ni ukureba aho munsi ya video handitse inyuguti iz'umutuku mugakanda subscribe kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bibageraho ku gihe. Hano turi kumwe n'umusore bamwita MG1, ni mu karere ka Bugesera, umujyi wa Nyamata. Uyu musore atubwiye byinshi, ibitekerezo bye ku gushinga radio, aho igeze, aho yavuye. Hanyuma uyu musore rero ntago ari byo akora gusa. Uyu musore ni n'umukinnyi wa sinema, niba mutari munabizi. Agiye kutubwira noneho rero ku bijyanye na sinema. Uri umukinnyi wa sinema, ukaba n'umunyamakuru, ushaka kuba ufite n'ibindi ukora. Ese uyu mwuga wo gukina sinema no gukora itangazamakuru kuri radio yawe ubihuza ute? Wenda ngukosoraho gatoya, ndi umugabo. Uri kwibeshya cyane ngo waba umusore, ariko nta kibazo, ndi umugabo. Okay, nta kibazo. Kubikora rero buriya umuntu aba yifitemo impano nyinshi zitandukanye. Ubundi jewe ku bantu twiganye kera, buriya narasetsaga cyane muri class, ku buryo abantu twiganye kabisa niya mbonye abazi ko ariko bikimeze. Ubuse bwo ntago ushobora kuba wasetsa umuntu? Iyo tuganiriye tumenyeranye rwose ndasetsa, nta kibazo. Ibindi wenda bya sinema niki ni ibintu n'ubundi ku ishuri twakoraga mu ma club, media club, haba harimo ibintu byinshi cyane. Nabijyagamo rero, nabijyagamo kandi bakambwira ko mbishoboye. Sinema rero kuyijyamo biterwa na role, nanone na role baguhaye, kandi role kugira ngo ugire nuko ubu yimerita. Je rero buriya ndi umusportif, natangiye gukina karate ndumva ari ni kera, mfite nk'imyaka nk'icumi. Nabanaga n'abametre, harimo umumetre izina rye riranyibagiye, yagiye muri Afurika y'Epfo, yari nimero ya mbere mu gihugu mu bijyanye na komiti, no kuvuga ikintu yatsindishaga yarazi umugeri kabisa. Ni wowe njya numva bita ngo ni metre sinzi? Oya, ntago ari sinzi, n'undi metre yatwigishaga no muri Christ Roi. Twari duturanye rero, ariho nkorera siporo mu gitondo, nimugoroba nkajya gukora, kuko twari dufite club y'abakarateka muri Christ Roi ikomeye ku buryo twajyaga duserukira n'intara y'Amajyepfo, tukaza mu mujyi wa Kigali mu bijyanye n'amakata. Ubwo rero nabyo narabikundaga cyane, nkina karate, amapassage turayakora, nabyo nabibayemo cyane. Mbega imikino iyo ari yose, na football nakinnye muri junior ya Rayon Sport, hakiriho ibintu bya minime, nahereye muri minime ndazamuka, tujya nabwo cyagiye habaga utudemi twa Peri na Ferwafa, tujya gukora ibizami hariya kuri Stade Amahoro, turagenda barankasa. Ariko na football kabisa nateraga kuri 7 kandi nkayitera neza. N'ubu watera ariko? N'ubu ngubu muri 2017 barampamagaraga ku murenge kandi ntakihaba ngo ngiye gukina, kandi buri match simboremo ibitego 2. Okay, urumva mbese uri rutahizamu muri make. Nabonye rwose ku kijyanye na sinema, nabyo urabizi, narabibonye. Ese yaba ari kuri karate cyangwa no ku gace ka sinema wakinnye, hari akantu wadusangizaho abakurikiye Rukumbi TV bakabasha kubona koko ko MG1 ni multipointed: karate, umupira, sinema, itangazamakuru. Hari icyo ubu hano ntago byashoboka, reka ahubwo kuko ubundi siporo nabaye nzihagaritse nyinshi, ariko hari n'igihe kigera nkongera nkazikora buri nimugoroba, nkakora
wenda nazakubwira ndi muri siporo mu rugo kabisa ukaza ukareba uburyo nkoramo siporo. Naho ibindi bya filimi ngira ngo ziriya filimi wabonye ntabwo nagiye muri komedi, ni filimi d'action, ya filimi baguha role ati uritwara gutya ukabikora. Ngira ngo ibindi biza ni impano umuntu aba yifitemo zigenda zivumbuka, ari nabyo bituma nyine hari aho ugera ukabona werekanye impano umuntu atarazi, ukoze iki, yarazi ko uri umuntu uba witonze, ariko abonye n'ikindi kintu kidasanzwe. Navuga ko impano zo giye mfite impano nyinshi, na volley buriya ndayizi. Okay, ufite impano nyinshi zidasanzwe. Hanyuma twatangiye tuvuga kuri radio, ese tugarutse inyuma gatoya, igitekerezo cyawe cya gukora radio wakigezeho, ugira aho uyikura, ugira aho uyigeza, ese wifuza ko izarenga aka karere ikaba yakumvikana mu gihugu hose, cyangwa na cyane yuko wabanje kugenda ukora ama experience ureba mu zindi gare, ureba mu tundi turere, byongeye watwaye igikombe cy'imyitwarire myiza cyangwa imikorere myiza, ese ibyo bintu nta courage biguha byo kuba byibuze uvuga uti uko byagenda kose radio yanjye ndashaka kuyagura ikaba yanakumvikana mu gihugu hose? Ubundi nibyo iyo ukoze igitekerezo nk'iki ntago ari ahangaha kiba kigomba kugarukira, kuko umuntu aba afite ibitekerezo byinshi ariko kubera ubushobozi ukabanza ugakora kimwe. Nanjye rero narabanje ndashaka kubanza ubu ntago iragira kuri level nshaka ku buryo nahita shamikiraho ibindi, ariko ubundi ndashaka ko nimbona iyi ngiyi igeze ku rwego nifuza, ubundi nifuzaga gukora radio ivugira byibuza mu karere ka Bugesera gusa. Nicyo gitekerezo mfite, kandi n'ubushobozi nibuboneka, abaterankunga bakaboneka, n'ubu ngubu yakora, ariko haba hagishakwa ubushobozi, hagishakishwa abaterankunga kugira ngo n'ibyo byose bibe byagerwaho. Ngira ngo rero ibindi byo ni ibanga rikomeye kuri jyewe, ariko ibyo nibyo numva bizahita bikurikira. Hari n'ibindi byinshi umuntu yakora, ariko ibyo nibyo byibanze. Okay, urakoze cyane MG1. Dusoza tugera ku musozo w'ikiganiro, hano mu karere ka Bugesera, hano mu mujyi wa Nyamata, twabonye ko rwose hari uruhare runini wagize mu iterambere ry'aka karere. Unatubwiye yuko wifuza ko iyi radio yakumvikana mu karere kose. Ni akarere kanini cyane, ntabwo ari gatoya, kandi gatuwe, gafite iterambere. Iyo uvuze akarere ka Bugesera no ku isi yose barakazi, bahita bumva ibintu byinshi. Nawe urangije uti ngomba gushyira radio mu karere ka Bugesera. Iyi radio ifite akamaro kanini cyane ku bayikurikirana, ariko noneho turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ese nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu ufite igitangazamakuru gisakaza amajwi kuri rubanda kandi cyumvikana ahantu hanini cyane kandi cyumvwa buri munsi, buri segonda, buri munota, ese uruhare rwawe cyangwa rw'igitangazamakuru cyawe radio ya Gare umujyi wa Nyamata ifite mu gukangurira abantu kwirinda icyorezo cya COVID-19 kitwugarije mu ruhe? Ngira ngo urakoze cyane. Radio yacu ngira ngo ifite uruhare rwinshi mu gufasha leta, by'umwihariko n'aka karere ka Bugesera, kwirinda COVID-19, kuko ni icyorezo kitagaragara, umuntu atabonesha amaso ngo uvuge ngo kiraje ngo uragikwebye. Navuga rero buri ikintu kitagaragara kugira ngo ukirinde nuko ukurikiza za ngamba y'amabwiriza duhabwa na leta. Hano rero mu karere ka Bugesera radio yacu
ngira ngo uruhare rwa mbere ni ugushishikariza abantu kwambara agapfukamunwa buri munsi, waba uvuye mu rugo, ugiye kwa muganga, ugiye muri bizinesi yawe, aho ariho hose ukava mu rugo wambaye agapfukamunwa, ukaraba intoki amazi meza n'isabune cyangwa se hand sanitizer. Ikindi ni ugukangurira abaturage gusigamo intera, ndetse no kongera tugakangurira abaturage abadukurikiye, baba ari abaza hano muri gare, abajya mu isoko, kwibuka gukoresha ikoranabuhanga, kwishyurana ukoresheje ikoranabuhanga. Ni bimwe mu bintu rero duhora dukangurira. Ni ubutumwa bucaho buri minota 15, 30 buri saha, ndetse natwe iyo turi kuri mikoro nibyo tuba dushinzwe. Mu gihe umuntu ari muri animasiyo ashyiramo umuziki yamamaza, ariko agashyiramo n'icyo kintu cyo guhora dukangurira abaturage kwirinda coronavirus. Ngira ngo ni nayo mpamvu twagize amahirwe menshi, abaturage bakurikiza izo ngamba. Niyo mpamvu babonye n'imibare hano mu karere ka Bugesera itazamuka cyane. Ni ikintu rero navuga ngo nanashimira ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, bongera nkashimira n'abaturage kuko bagize imyumvire, bakumva n'ubutumwa duhora tubabwira bwa buri munsi kandi bakabikurikiza. Okay, urakoze cyane. Birumvikana ko rwose uruhare rw'iyi radiyo ya Gare umujyi wa Nyamata, radiyo y'umugabo bita MG1, umugabo w'umupapa wiyubashye w'umwana umwe kugeza ubu, sinzi niba hari undi, n'umudamu umwe wemewe n'amategeko nk'uko yabitubwiye. Ese twatangiye tukubaza utubwira imvo n'imvano yawe. Uri umunyamakuru, ufite ibikorwa byinshi, ariko se umuntu ukurikiye Rukumbi TV ashobora kuvuga ngo ese koko uriya muntu uko yatubwiye ko ari umunyamakuru, ese amakuru agira uko atangira akagira n'uko arangira? Twemeze neza niba koko amakuru abatuye aka karere ka Bugesera bajya bumva, cyangwa se abatembera muri iyi gare ya Nyamata bumva iyo harimo amakuru muri radiyo ya Gare umujyi wa Nyamata, niba koko ari MG1 ubu uri kuyavuga, ubitangira ute? Mbese dusangize. Yangira ngo urakoze cyane. Abantu benshi bajya banagira amatsiko yo kuvuga se buriya umuntu yari muri studio amakuru ayavuga gute? Iyo nkigera muri studio mu gitondo ndabanza nkareba kuri mixer, nkafungura mikoro, ndabanza, ariko ubundi jewe hari ufungura mikoro cyangwa se akabanza ama headphone, yarangiza ugaba yicaye akareba kuri mixer ko mikoro ifunguye, no kuri mikoro agiye kuvugiraho. Jewe nibyo ubundi akenshi mpita ndebaho ko mba nayateguye, ariko iyo maze kugira nshyiramo biti dukoresha y'ikiganiro, nkatangira. Ukuntu nyatangira, ntangira mvuga ngo reka tubifurize ikaze abateze amatwi radiyo y'ijwi rya Nyamata. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru, ikiganiro kigiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Bugesera nibwo kuri uyu wa gatanu hatangiye gukingirwa abantu